Umukunzi wacu muri comment yaratwandikiye ngo narose ngura voka ziboze uruhande rumwe, ariko izo voka nizo zonyine zari zisigaye aho naguraga mpfa kuzigura cyangwa se mpitamo kuzigura. Rero izi nzozi zishobora kuba zagira ubusobanuro bugiye butandukanye, ariko ngiye kuba nakubwira. Ariko mu by'ukuri igisobanuro cy'izi nzozi ngo izi nzozi zivuga ku guhitamo ibintu bituzuye cyangwa se bitari byiza neza, ariko ugahitamo kubyakira cyangwa kubigura kuko ari byo bisigaye. Ibi bishobora kuvuga ibintu bitandukanye bitewe n'ubuzima urimo cyangwa se n'ubuzima bwawe. Muhaye ikaze kandi mwifurije amahoro y'Imana aho uri hose, haba uri mu Rwanda ndetse n'Ibwotamasimbi. Nivuga mu Rwanda ngo ndavuga Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'Uburengerazuba, by'umwihariko n'umujyi wa Kigali. Mwese muhawe ikaze cyane. Abari hakurya Dream Zone TV show, kora subscribe bugiye butandukanye. Rero uyu munsi ntabwo ndibuze kuba natinda cyane, ni umuhungu wanyu atari Aizo cyangwa se Aizo in the person Michael. Uyu munsi ntabwo ndibube nakivuga cyane bihambaye, kubera ko tuje kuba twasubiza cyangwa se twafasha umukunzi wacu watwandikiye muri comment atubwira inzozi yarose, kugira ngo tubashe kuba twamufasha kuba twazisobanura bikagenda neza cyane. Rero ntabwo nza kuba natinda cyangwa se ngo nizimbe mu magambo, ahubwo icyo nkubwira ni gukora subscribe wowe dusanga hano kuri iyi channel yacu, ndetse nayo mushyashya intero nimwe kabisa, no gukanda subscribe, then ukareba ibiganiro byacu, ukadufasha, ugasharinga, wabikunda cyane, like n'ama comment bikaba byinshi cyane kabisa. Kandi nawe ufite icyo wifuza kuba watubwira cyangwa se watubwira inzozi warose, tukagufasha kuzimenya cyangwa se kuzisobanukirwa, ni byiza cyane, tuguhaye ikaze cyane. Rero reka dutangire. Yesu umukunzi wacu, nk'uko nari mbanje kubivuga hariya hejuru, ngo narose ngura voka ziboze cyangwa se narose ngura voka ziboze uruhande rumwe, ariko nizo zari zisigaye mpfa kuzigura. Rero izi nzozi reka tube twazisobanura mu buryo bune cyangwa se mu ngingo enye, arizo ngiye kuba nakubwira ntatinze cyane. Nakwiye ko umunsi naza kuba ndi bwizimbe mu magambo, ndakora vuba cyane. Rero ingingo ya mbere tugiye kuba twaheraho ku gusobanura izi nzozi zo kuba warota urimo ugura voka ziboze uruhande rumwe. Ingingo ya mbere tugiye kuba twavugaho niyo ngo guhitamo hagati y'amahitamo make cyangwa se mabi. Ibi bishatse kuba byasobanura cyangwa se byavuga ngo ushobora kuba uri mu bihe byo gufata icyemezo, ariko amahitamo ufite si meza. Ushobora kuba uri kwemera ikintu cyangwa se umuntu utagushimishije neza, kuko aribyo bigaragara nk'ibisigaye kandi byoroshye kubona. Nizere ko ino ngingo uyumvise neza. Ino ngingo ya mbere ivuga ngo uguhitamo hagati y'amahitamo make cyangwa se mabi. Nizere ko ubwo busobanuro wabashije kuba wabwumva neza cyane. Reka nihute njye ku ngingo ya kabiri, nayo tugire icyo tubivugaho cyangwa se nayo igufashe gusobanukirwa izi nzozi warose zo kurota ugura voka iboze uruhande rumwe. Ingingo ya kabiri tudatinze iravuga ngo kwigomwa ku byiza wifuza. Reka nawe tuyisobanure ngo ubusanzwe avoka ni ikintu cyiza gikunzwe, ariko iyo iboze itakaza agaciro kayo. Ibi bishobora gusobanura ko hari ibyifuzo ufite mu buzima, ariko uko ibintu bihagaze ubu ngubu ubona ko utabibona uko ubishaka cyangwa se uko wabishakaga. Noneho ukemera guca bugufi no kwihanganira ibisigaye. Ingingo tuyumve neza cyane ngo ubusanzwe avoka ni ikintu cyiza cyane gikunzwe, ariko iyo iboze cyangwa se iyo voka iboze itakaza agaciro kayo. Ibi bishobora gusobanura ko hari ibyifuzo ufite mu buzima, ariko uko ibintu bihagaze ubu ubona ko utabibona uko wabishakaga cyangwa se uko ubishaka. Noneho ukemera guca bugufi no kwihanganira ibisigaye. Ngira ngo turi kugendana neza cyane bakunzi bacu, bakunzi ba Gato Challenge TV kabisa. Rero byantangaza tugeze kuri uyu mwanya utarakora subscribe, byaba ari ibintu bikomeye cyane, ariko nta kundi mukomeze muri ikiganiro, kandi nzi ko nabyo muzo kuba mwabikunda, ubundi bikarangira mukoze subscribe, kuko buriya ni byiza cyane kubikora bivanye ku mutima, kuko nabwo iyo ukoze subscribe utabivanye ku mutima ni ukuri ntabwo biba ari byiza cyane. Rero reka twihute tujye ku ngingo ya gatatu, nayo tubashe kuba twagira ibyo tuyivugaho.
kugira impungenge cyangwa kwicuza ku byemezo. Ingingo ya gatatu, kugira impungenge cyangwa se kwicuza ku byemezo. Kugura ibintu biboze bishobora kwerekana impungenge cyangwa ko umuntu ashobora kuba yarafashe icyemezo atizeye neza, nyuma akaza kubibona nabi cyangwa akabyicuza. Ingingo ya gatatu, sinzi nimba mubashije kuba mwayumva neza cyane. Kugira impungenge cyangwa kwicuza ku byemezo. Kugura ibintu biboze bishobora kwerekana impungenge cyangwa ko umuntu ashobora kuba yarafashe icyemezo atizeye neza, nyuma akaza kubibona nabi cyangwa se akabyicuza. Uko niko bimeze. Rero ingingo ya kane nayo ikavuga ngo umubano cyangwa ishoramari ridafite ireme. Umubano cyangwa ishoramari ridafite ireme. Avoka iboze mu nzozi bishobora kwerekana ko hari umubano, ishoramari cyangwa gahunda urimo ariko ifite ibibazo byihishe, ushobora kuba uri kubyinjiramo ubyemeye uko biri, ariko bigaragaramo intege nke cyangwa ibitagenda neza cyane. Hano hantu mu ngore mbe nahasubiramo neza kugira ngo tubyumve neza. Avoka iboze mu nzozi bishobora kwerekana ko hari umubano, ishoramari cyangwa gahunda urimo ariko ifite ibibazo byihishe, ushobora kuba uri kubyinjiramo ubyemeye uko biri, ariko bigaragaramo intege nke cyangwa ibitagenda neza cyane. Ingingo ya kane kabisa, nizere ko mubisobanukiwe cyangwa se mwumvise uko bigiye bimeze. Rero umukunzi wacu wagiye kwandikira kabisa, nizere ko ikiganiro uri kugenda ucyumva kandi uri kugenda wumva ukuntu bimeze. Ubwo nawe uze gute kompara n'ubuzima urimo cyangwa se urebe life urimo muri kano kanya, ibihe urimo, ubashe kuba wagira ibyo uhindura. Rero tugana hano ku musozo, hari imyanzuro cyangwa se umwanzuro w'ikintu tuba twakora cyangwa se ugomba kuba wakora ndetse n'abandi muri rusange, ngo izi nzozi ni nk'ubutumwa butwibutsa gusuzuma neza amahitamo yacu, ntitwemere ibintu kuko ari byo bisigaye, gusa ni ukwitonda kugira ngo twirinde kwicuza nyuma. Aho kantu tukumve neza cyane nyamuneka twese. Rero umukunzi wacu cyane, wakoze ku nzozi zawe wadusangije kabisa ngo tube twagusobanurira. Ni byiza kandi ni iby'agaciro cyane. Rero inzozi waduhaye tubwira ngo waruse urimo kugura avoka ziboze uruhande rumwe, ariko nizo zari zisigaye zonyine. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ariko twagiye tuvuga byinshi bigiye bitandukanye. Rero izi nzozi zishobora kuba zavuga byinshi bigiye bitandukanye, ariko ngo bisobanura ko uri mu gihe cyo gufata icyemezo, ngo ariko amahitamo ufite si meza. Umenye ko rwose amahitamo ufite ngo atari meza cyane. Nyamuneka ndakubwiye ngo ubashe kuba wagira ibyo uhinduramo, ngo amahitamo yawe ntago ari meza nk'uko wabyifuzaga. Ibi bishobora kuba ku kazi, mu rukundo cyangwa mu bindi byemezo bifite agaciro gakomeye cyane. Hari igihe twemera ibintu bituzuye kuko ari byo bibonetse, ariko inzozi nk'izi zitwibutsa ko tugomba kwitonda, tukamenya icyo twemera n'icyo twakagombye kwihanganira, tukacyihorera turi kugendana. Ukamenya ko hari ibyo ugomba kuba wareka, ukavuga ati ibintu ntabwo bikwiye, reka nanjye mfate icyemezo kizima. Ukanya hari ukuntu ufata ikintu cy'ubonye wumva ko nta kibazo, ariko nyamuneka rwose ntabwo ari byiza cyane. Bisaba ko tugomba kuba twakitonda cyane. Rero ndimo ndagenda ngana ku musozo kabisa, ariko nkomeza kubashimira mwebwe mudahema kudukurikira buri munsi, aho tubana mu biganiro byacu bya buri munsi mu bijyanye no kuba twasobanura inzozi. Ni ukuri muri agaciro gakomeye cyane, dore ko mugiye muri impande zose z'isi hose muba muhari. Ni byiza cyane kandi muri agaciro. Imana ijye ikomeza ibafashe kandi bahereza umugisha. Kandi hari nk'ukuntu umuntu aba atameze neza, ariko ndakubwiza ukuri ngo uyu munsi nibwo biba byanze, ariko nyamuneka mu ijoro aba ari Imana, ejo byagenda neza cyane, byagenda neza. Ni ukuri ndabikwijeje kandi mubwiye ko bigomba kuba byamera neza cyane. Mwebwe icyo musabwa cyangwa se twese muri rusange, icyo dusabwa ni uguhitamo neza ku mahitamo yacu tuba dufite, dore ko izi nzozi
nubwo tuba twazihawe n'umuntu ariko ndakubwiza ukuri ko hari n'abandi usanga byababayeho cyangwa se bibasha kuba byababaho. Rero ni byiza cyane ko tubasha kumenya uko twitwara ndetse n'uburyo twirinda ibintu bigiye bitandukanye. Rero umukunzi wacu twizere ko aho ari ndetse n'abandi muri rusange nishimye cyane namwe mwese aho mugiye muri muherereye rwose ni kuri Ghetto Challenge TV. Nyamuneka jya muri comment ukwandikira utubwira ati njyewe narose ibi n'ibi ndifuza ko mwansobanurira, turagufasha cyane nta gutinda, twebwe ntabwo tujya dutinda ni ukuri kandi ni byiza cyane turabyishimira. Rero nimba ubonye ikiganiro cyacu kumva uragikunze cyane kuri subscribe, share ndetse na comment kugira ngo kibashe kuba cyagera ku bandi bantu bagiye batandukanye. Iyo nkunga tugusaba niyo nkunga tuba tubasabye cyane. Wifuza kumvugisha nabwo rero nahita nkubwira nimero yanjye ugomba kuba wanyandikira kuri WhatsApp ni 0784977741. Iyo namba urayisanga kuri WhatsApp kabisa. Rero reka duhure ubutaha. Hasta la vista, ndabakunda cyane.